Mwaramutse neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV. Yambi uyu munsi umva sinovugira hejuru kubera ko tugiye kuvuga ibintu bisaba kwitonda, bisaba kuvuga neza utuje kubera ko ni ibintu byitwa urukundo. Ariko niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, banza ukore subscribe kugira ngo indi minsi ikindi gihe tuzajya dushyiraho ibiganiro byacu byiza by'ingirakamaro uzajya ubasha kubana natwe. Rero mbahaye ikaze, nari mbakuye kandi ndabakiriye mwese, mwegere hino twige ku bintu byiza bikomeye. Tugiye kwiga ku bintu 10 bizatuma urukundo rukuryohera cyangwa se bizatuma abakundana bagubwa neza. Mbese ni tips 10 zatuma uryoherwa n'urukundo, zigatuma uryoherwa n'urugo, zigatuma urukundo rwanyu ruramba. Ikintu rero cya mbere kiri ku mwanya wa mbere ni kwizerana. Kwizerana, kuvuga ngo kwizerana ni inkingi ikomeye cyane hagati y'abakundana, hagati y'abashakanye, kubera ko iyo mwizeranye bituma mutsinda intambara nyinshi. Murabizi mu rukundo habamo intambara cyangwa se mu ngo habamo intambara, ariko iyo mwizerana intambara ziva hanze ntabwo muzitaho, muzifata nk'ibihuha kubera ko nyine mwebwe muba muziranye. Undi ntabwo wakwizera umuntu utazi, uba muziranye ukaba uzi ngo umupatina wanjye ibyo ari byo byose ni uyu nguyu kandi ndamwizera. Hahandi bashaka kuza bakakubwira ikintu ku mupatina wawe akavuga ati no, uvuga ntabwo ari uwanjye, ntabwo ari uwanjye, uwo si we. Ubwo rero urumva ko aho hantu haba harubatswemo icyizere. Icyizere rero ni ngombwa kugira ngo ubuzima bw'urukundo cyangwa bw'urugo bukomeze buryohe. Ikintu cya kabiri rero ngo ni ikihe? Ni ukumarana igihe kinini muri kumwe. Kumarana igihe kinini ni ugusangira byose, ni ugukorera hamwe. Igihe muri kumwe mugafata umwanya munini mukaba muri kumwe, mushobora kujyana koga muri douche muri mu rugo. Ntabwo ari bya bindi by'umwe kumva gucomoka akagenda akajya koga undi nawe akajya yukwe. Oya, ibyo rwose ntabwo ari ibisirimu. Abantu babana mugomba, niba mwembi muri mu rugo, mugomba kujyana muri douche kogana, cyagiye mumara mwoga muganira, arega ukanamukubira hatishyikira, ugafataga ukamukubira. Mva biriya bintu byongera urukundo, ni ikirungo cy'urukundo rwose. Ni byiza cyane gukorera hamwe imirimo. Wenda nari ntanze urugero kujyana koga, ariko n'igihe tuvuga umugore ari mu gikoni, umugabo wakabaye muri hafi urimo kumufasha. Urazi iyo muri gufashanya, umwe mpereza kiriya umva biba biryoshye muri mu gikoni mwembi. Rwose ni ibintu byiza. Hanyuma ikindi, kwakumarana umwanya niba muri kumwe muri salo mukaganira, telefone hirya ibindi hirya, mukaganira nyine mukagira umwanya wo kubana, mukabana pe. Biba byiza, bikomeza urukundo, bikomeza umubano. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ni ukubahana. Kubahana mu by'ukuri nubwo abantu benshi bazi ko abagabo aribo bakunda icyubahiro, ariko n'umugore akwiriye kubahwa. Umugore akubahwa, umugabo akubahwa, mukubahana, mukagira amagambo udashobora kubwira mugenzi wawe, ntumukomeretse, ntumubabaze. Kandi nyine iyo ukunda umuntu uranamwubaha. Bose birizana, iyo ukunda umuntu uramwubaha. Yaba we mugabo wubaha umugore wawe, yaba umugore yubaha umugabo kubera ko amukunda. Kuko urukundo ni byose. Urukundo nirwo rutuma umuntu akorera neza mugenzi we wakunda, kuko aba yirinda ko yamubabaza. Ubwo rero urukundo rutuma nyine umwubaha, bikagenda neza. Kubahana. Akandi gatipu gakurikiyeho ni ugukemura amakimbirane. Gukemura amakimbirane hakiri kare, kubera ko nyine izi bana zitabura gukomanya amahembe.
ariko icyo gihe nikijya kibaho ntukazajya ubika umujinya ngo uvuge ngo umva uyu munsi ndakunywera hanyuma nuza ngo usomere oya, ibyo bintu hagati y'abantu bakundana rwose birakerereza. Niba hari ikintu cyabayeho mutumvikanyeho wenda bikaba byatuma umwe arakara, reka kubigira inzika, ufata umwanya, niba mufate iya mbere kuko uwo muntu aba ari uwawe, ntabwo ugiye kumuta, ntabwo umujugunye, ntabwo mugiye gutandukana. Niba rero mutagiye gutandukana wikererwa, nagusaba imbabazi umubabarire. Hari abantu bajya basabwa imbabazi ntibazitange, rwose uba urimo gukereza iterambere ry'urugo rwanyu, niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo. Nimumara umunsi 2-3 mutavugana, upimye ibintu muzaba muhombye, umva ni ibintu by'agaciro. Iminsi 3 mutavugana ibaze. Ni byiza gukemura amakimbirane hakiri kare, ibintu bigashira, kuko uwo nguwo mwagiranye ikibazo ni inshuti yawe, ni wa muntu wakunze, ni wa muntu wagukuye iwanyu, ni wa muntu wakuye iwabo. Wimurakarira ngo mugire inzigo, nimugire vuba mukemure amakimbirane, bitume ubuzima bukomeza kuryoha. Hanyuma ikindi kirungo cy'urukundo gikurikiyeho ni gusohokana mukava mu rugo, mukagenda mugatemberana, mukagira umwanya wo kugenda mufatanye agatoki ku kandi, mbese ku buryo umuntu wese ubabona abona ko iyo ari couple. Muzi ko ari couple bashobora kugendana, umwe ari kugenda muri 5 metero, undi ari kumwirukanka inyuma wagira ngo bari mu masiganwa. Rwose mugerageze couple, mujye ahantu umuntu ababonye amenye ko ari couple atanabazi. Mugendane, mukundane, mufatane agatoki ku kandi, munezererwe, mugende musohoke, muganire, murebane mu maso, wongere witegereze umukunzi wawe neza. Uzwi ari abantu baba baheruka ibintu byo gusohokana muri fiançailles. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Musohoke, muganire, mwongere museke. Mva ibi bintu byo gusohokana bituma urukundo rwongera rukagaruka, mukumva mwabaye bashyashya, mukumva kubera ko mwahinduye miriye, mwagiye hirya mwongeye muba bashya. Nimushaka niba murimo kugenda umucira uturabo, nushaka utwahire mu bisambu utumuhereze, nta mpano iba ntoya. Rwose ibi bintu biryoshya urukundo. Ikindi kintu ni ugutegana amatwi. Niba mugenzi wawe arimo kukubwira, utega amatwi, cyane cyane abagabo ntabwo ibintu byo kumva ibintu byinshi birabarambira, ariko abagore natwe tugakunda ko umuntu adutega amatwi kandi akabitwereka. Sinkubwire inkuru ngo mvuge amagambo 3-4 utarikiriza, icyo gihe rwose nakumva utarimo kunyumva, ariko ikiriza unandebe mbone ko nyine unteze amatwi. Cyane ko burya abagore Imana yaturemanye amagambo. Buri umugore, ubushakashatsi bwerekanye ko ku munsi aba agomba kuvuga 3,000 by'amagambo, ubu ntuwavuze make. Hanyuma umugabo wavuze menshi bikabije akaba yavuga 1,500, ako sinzi niba munayagezaho. Rero bagabo mujye mutega abagore banyu amatwi, kubera ko umusemburo wo kuvuga Imana yarawuturemanye rwose. Mujye mudutega amatwi, turabikunda. Hanyuma indi tip nababwira ni uguhora mu rukundo, cyangwa se guhora mumeze nk'abantu bagiteretana, abantu bakimenyana, abantu hakundi wumvaga mwabaga mugiye guhura umutima ukakurya mukiri aba fiancé cyangwa mukiri abasheri. Urwo rukundo rwakugurumanagamo rukomeze rugurumane. Ukomeze niba waramwitaga sheri, ukomeze urimwite, niba waramwitaga be, ukomeze urimwite, kabone niba mwamaranye imyaka 40, naracyari be wawe, kuko uko biri kose uwo niwe wawe. Ukomeze umwiteho, ukomeze niba ubona imvura ikubye mutari kumwe ube wamuhamagara umaze uti sheri urifubitse,
umeze neza, wariye, ayo magambo rwose aba meza. Ibaze ko waba wari wibereye aho umunsi wose ukabona umuntu araguhamagaye, sheri wiriwe ute, umeze ute se, urifubitse ko mbona hakonje, urumva umeze neza. Ayo magambo aruta ni ukuri kwakira SMS ya mobile money. Ni meza cyane, araryoha, atuma umuntu yiyumva neza, atuma umuntu yumva akunzwe. Mu by'ukuri nta kintu cyaruta kumva ukunzwe, kumva ko hari umuntu ugutekereza, kumva ko hari umuntu uguhangayikira, kumva ko hari umuntu ushaka kumenya amakuru yawe, kabone n'ubwo mwararanye, umwe yagiye ku kazi undi yagiye ku kazi, ntago muri kumwe, ariko ahari arimo kugutekereza, ari kwibaza ngo sheri ameze ate, amerewe ate, ese yabashije kurya, ameze neza. Rwose ibyo bintu ni byiza, mujye mubikora. Ese muzi byari byakubaho ukajya guhamagara sheri wawe, ukajya kubona ukabona nawe aguhamagariyemo, bikagongana ikirere? Wow, ibyo bintu biraryoha. Ibaze kuba watekerezaga umuntu nawe agutekereza, ni ibintu byiza cyane. Hanyuma akandi gatipu ka nyuma twaganira ni kubaka icyizere, cyangwa se kuba umunyakuri ku mupatina wawe, ukaba umunyakuri. Hari abantu aba ari nk'i Remera, ukumva muri nko muri tayisi, muri bisi, akavuga ati nk'ubu ngeze Nyabugogo, kandi ni ukuri ari i Remera. Ibyo rwose oya, ujye uba umunyakuri. Niba uri ahantu umubwire, niba hari aho ugiye umubwire. Kominikasiyo ni ikintu gikomeye, kandi iyo kominikasiyo yawe ikaba irimo ukuri. Mugafatira imyanzuro hamwe, mugafatira ibyemezo hamwe muri kominikasiyo, ko nyine mwabwiranye bimeze gutya, tudakora ibi, hanyuma nyine mugasangira amakuru kuko muba muri umwe. Ibyo bintu bikomeza urukundo cyane. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Naho ubutaha tuzakomeza tubaho ibintu byiza, yaba ibikiza imibiri ndetse n'ibikiza imitima. Bye.